kurikira amahoro y'Imana nshuti mwe mwese mudukurikiye hano ku muyoboro mugari wa Delio Queen Rwanda. Reka mbasuze cyane mugiye kubana muri aka kanya nkaba nitwa Claudette Yambabariye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku kintu kijyanye no kwiyakira cyangwa se kwakira ubuzima bwawe, kwemera kubaho ubuzima bwawe utagendeye ku bandi bantu. Uyu munsi rero nicyo tugiye kuganiraho kugira ngo turebe uburyo twakubaka wa muryango wacu twifuza, wa muryango uzira intonganya, uzira amakimbirane, umuryango uzira kugwingira kw'abana, umuryango uzira ihohoterwa ritandukanye. Reka rero twitse turebe se twakora iki, twabigenza gute kugira ngo tunyurwe na bwa buzima bwacu, tunyurwe na wa muryango wacu twubatse. Reka rero tubirebe muri ubu buryo bukurikira. N'urugero, uri umwana w'umukobwa ushatse umugabo, wenda hari byinshi wari witeze kuzasanga mu rugo, hari byinshi wari witeze kuzabona mu rugo, wumvaga ko kuba ugiye gushaka ariho ubuzima bwawe bugiye guhindukira, wumvaga ko kuba ugiye gushaka uzabona byinshi rwose utari waragezeho wowe ukiri wenyine, ukiri umukobwa. Ariko tukibagirwa ko gushaka, kujya kubaka ntabwo ari byiza gusa uzahura nabyo, ntabwo uzagenda ibintu byose ngo usange biri ku murongo. Nawe hari ibyo ugomba kubanza kugiramo uruhare, hari icyo ugomba nawe gukora kugira ngo wa muryango, rwa rugo utangiye rubashe kuba urugo ruzima kandi urugo rukomeye. Uzagera mu rugo, wenda hari abakobwa bagenzi bawe bashatse imbere yawe, warabasuye ubona uburyo babayeho, ubona ni ibintu bishimishije. Wenda wageze mu rugo rwe usanga yicaye mu ntebe ya miliyoni 2 cyangwa 3, usanze ufite televiziyo ya miliyoni 4 cyangwa 5, usanze nyine abayeho ubuzima buri hejuru wenda y'ubwawe. Wenda wowe ugeze mu rugo usanze ugiye kwicara ku ntebe y'ibihumbi 200 cyangwa 300, ugatangira kuvuga ati ariko ntago ari ubuzima nashakaga, ntago ari uko nabishakaga, numvaga ngiye ngomba kuzabaho nka kanaka, nari nzi ko ngiye kuza mu rugo nanjye rumeze nk'urwa kanaka. Oya nshuti yanjye, ntabwo ari uko bigomba kumera. Nimba wageze muri rwa rugo nyine ruri kwa kundi utifuzaga, vuga ati reka dutangire gutya, nyurwe n'ibi mpasanze, nyurwe n'iyi ntebe mpasanze, nyurwe n'iyi televiziyo ya puse wenda 28 cyangwa 32 mpasanze. Reka nirengagize babandi bafite bya bindi bingana kwa kundi, ahubwo dutangire ubuzima bwacu tubwubake gake gake, natwe tuzagera ku byo bariya bamaze kugeraho. Iga rero kunyurwa. Icya mbere, ushatse umugabo wawe, mwicare muganire, umenye ubushobozi bwiwe. Hari ukuntu abantu babaje navuga ati ngiye gushaka, ngomba gushaka inzu nziza, ngomba gushakiramo umugore, ngomba kwitwara gutya na gutya, ugasanga hari aho ubushobozi bwe budakwiye kuba bwabasha kumutuza. Wowe mukobwa, ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kumenya ati se nimba wenda ntakora, umugabo wanjye wenda niwe uri gukora wenyine, cyangwa se kubw'amahirwe nimba mwese mukora ni byiza cyane. Uravuga ati se ku kwezi tubona amafaranga runaka, niyo duhembwa cyangwa se niyo twinjiza muri business, ngomba kumenya icya mbere inzu tugomba guturamo. Ntuzishimire ngo za nshuti zawe, ngo wa muryango wawe ngo uzaze ngo usange uri ahantu hakomeye, uri ahantu harenze. Baragusanga ariko ntabwo aribo bazakubakira, baragusanga ariko ejo hazaza ntabwo aribo bazahagutegurira. Wowe menya uti twinjiza amafaranga, turamenya aho tugomba kuba, ubushobozi bwaho turamenya, ku kwezi amafaranga tugomba gusohora. Mu gihe twabyaye abana tugomba kubarira gutya, bagomba kwiga ahantu runaka, kubera kwaguteganyiriza imbere hanyu, kandi wowe umugore n'umugabo mwicaye mukabasha kubiganiraho kugira ngo mubashe gutegura imbere yanyu.
wigira haraka mu buzima bwawe ngo wowe kuko kanaka ngo turangana ngo dore bo bamaze kubaka inzu bamaze kugura imodoka nyamara natwe sinzi impamvu ngiye bidakunda sinzi impamvu bitagenda. Izo haraka ni za zindi uzatangira kumva utanyuzwe naho uri, utangire kumva utishimiye uwo muri kumwe kubera ko uri kubona ko abandi bagenzi bawe bagusize, uri kubona waratakaye, uri kubona ibihe byaragusize inyuma. Nyamara burya ngo nta muryango ubaho nk'undi, kandi imodoka zishobora guhagurukira rimwe aho zaturutse ariko ugasanga ntabwo zagereyeyo igihe kimwe aho zigiye. Rero niwiha nawe haraka ushake kwirukanka, ushake gusiga abandi, hari igihe uzibwira ko uri gusiga abandi nyamara mu nzira uburemo n'impanuka igukubite, usanga utageze aho wajyaga ku gihe, babandi ubwo bakomeze bagusiga. Rero mu buzima iga kunyurwa, uvuga ati nimba mbayeho gutya nambara inkweto runaka, nambara imyenda runaka, wirebera kuri mugenzi yavuga ngo ariko ngo yambaye igitenge cy'ibihumbi 100, ngo yambaye igitenge cy'ibihumbi magana ngahe, ngo nanjye n'umugabo wanjye atarabingurira ntago riri bureme, ntabwo biri bushoboke. Ni hahandi uzasanga umuryango utangiye kugira intonganya, umuryango utangiye kugira amakimbirane, byaturutse kuba kwakundi utanyurwa na bwa buzima urimo, ushaka kugendera kuri mugenzi wawe, ushaka kugendera kuri wa wundi, nyamara tukirengagiza ko muri ubu buzima tugira imiryango ibiri itandukanye. Hari wa muryango usanga abana basapotingwa n'ababyeyi babo, bubatse urugo ariko imiryango yabo ikomeje kugenda ibafasha kubera ni imiryango ifite ubushobozi, usanga bafite abatante, bafite aba uncle, barabasapotinga yaba ku ruhande rw'umugore yaba ku ruhande rw'umugabo, bose bafite abandi bantu bagenda babaha support mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wowe ugasanga ahubwo uri wa muryango ukeneye ko ababyeyi banyu mugira icyo mubagenera, mugira icyo mubaha, barumuna bawe ku mashuri ni wowe, ari ku ruhande rwawe, ari ku ruhande rw'umugabo wawe. Wikwibwira ko uzajya kubaho nk'aya famiye idafite abandi bantu ifasha, ahubwo bo bayifasha. Twige kumenya ko nyine ubuzima bwacu hari uko buteye n'ubuzima bwa bariya hari uko ubuteye. Ntuzajya kwigereranya n'umuntu mushaka kuba mukora akazi kamwe, uzi ngo ahembwa amafaranga runaka, ariko ugasanga hari izindi source za income zimwinjiriza ku ruhande rwiwe. Niyo mpamvu nta na rimwe uzasanga urugo rwawe ruzubakika nk'urugo rwuriye. Wowe icyo usabwa ni ukuba maso, ni ukunyura ukavuga ati ubuzima bwacu, urugo rwacu rumeze gutya, reka dushyire hamwe dukore imibare, tumashe kumenya ati mu kwezi turinjiza aya ngaya, turasohora aya ngaya, turizigamira aya ngaya, kugira ngo ubuzima bw'ejo hazaza tugire ikintu tuzabasha kugeraho runaka. Wirebe ngo kanaka abana be biga ku kigo gishimishije, ikigo gihenze, ati why not natwe tutajyana abana bacu kuri kiriya kigo. Ati rwose babonye abana bacu batagiye kwiga ahangaha baraduseka, baravuga ko nta kintu dufite, baravuga ko nta bushobozi dufite. Ugasanga ujyanye umwana hahandi utazabasha kumwishyurira neza, uzahora muri za stress, ugasanga amadeni aguhoraho kubera iki? Ntabwo wabashije kubaho bwa buzima bwawe. Urashaka kubaho ubuzima wisumbukuruje, ubuzima bwuriya, ubuzima bwa kanaka, kandi ni ibintu bigoye cyane, bizakuvuna mu mutwe, uzarara udasinziriye, uzarya ntibizakugera ku nzoka kubera kwaguhora wumva hari icyo uri kubura, kanaka amaze kugera kuri iki, wowe ntabwo urakigeraho. Inshuti yanjye, ntabwo byagenda neza, ntabwo byagwira. Ni hahandi uzasanga urugo urumva ntabwo ukirwishimiye, wasenya ukajya gushaka abandi bafite bwa bushobozi bazakugeza kuri bya bindi. Nyamara nubwo wasenya, ariko wowe iyo ushyiramo ubwenge bwawe ukabasha kubishyira ku murongo, hari byinshi mwari kugenda mugeraho gake gake, mukarangiza namwe imodoka yanyu igeze aho ijya, ugasanga nawe ugeze kuri bya bindi wifuzaga, ugeze kuri rya terambere washakaga, utangiye gukora business, ubonye ubushobozi bwo kubaka, ubonye ubushobozi bwo gutunga ya modoka rukeneye,
utangiye kubona ubushobozi bwo kwambara cya gitenge cyawe cyiza nk'uko wabonaga abandi babyambaye, ugasanga ubuzima ni wowe ubashije kubutegura, ubushyize ku murongo, ubukuye ku cyiciro runaka, ubugejeje ku kindi cyiciro. Rero nudatekereza kure, nutareba kure, ukumva ko ushaka ibintu byihuse bihita bikugeza kuri cya kintu runaka, ni ukuri icyo kintu ntabwo kizaguhira mu buzima, ahubwo tegura inzira yawe, ugende gake gakeya, bizarangira ugeze kuri ya ntego yawe. Rero ahanini iki kintu gikunda kuba ku bagore bagenzi banjye, nitwe dukunda kwitwara gutya, ukumva ko kanaka tunze iriya ntebe nanjye ngomba kuyitunga, kanaka yambaye igitenge, yambaye urukweto, yafite isakoshi, nanjye ngomba kubibona, ajya muri salo runaka, oya nanjye rwose ngomba kuba umugore ugezweho, ngomba kuba umugore w'umusirimu. Kuba wanyurwa na bya bindi byawe ukabasha kubibamo ntabwo bizasobanura ko nawe utari umugore w'icyerekezo, ko nawe utari umugore w'umusirimu. Ni ukuri uri umusirimu ku kigero cyawe, kandi uyu munsi birava kuri uru rwego, ejo bigere ku rundi rwego, sibyo? Reka rero tujye dukunda gushyira hamwe, tujye inama, duhane ibitekerezo kugira ngo tubashe kubaka wa muryango wacu twifuza, kandi dutere imbere twese, buri wese ku rugero rwe, kuko buri wese aba afite igihe cye, aba afite igihe azagerera ku kintu runaka. Twirinde haraka, kuko baravuga ngo haraka haina baraka. Murakoze cyane rero, Uwiteka akomeze abandindire. Mwari kumwe nanjye Claudette Yambabariye. Wowe utarakanda kuri subscribe ngo winjire mu muryango mugari w'abamikazi ba nyabo, rero uhawe ikaze, ukande subscribe, like ndetse n'ibitekerezo byanyu birakenewe. Murakoze cyane rero, Uwiteka akomeze abandindire. Wowe utarakanda kuri subscribe ngo winjire mu muryango mugari w'abamikazi ba nyabo, rero uhawe ikaze, ukande subscribe, like ndetse n'ibitekerezo byanyu birakenewe. Murakoze cyane rero, Uwiteka akomeze abandindire.